abashumba batangire basebye umukozi w'Imana, dushake n'ibimenyetso n'ibihamya, ariko basebye umuntu w'Imana, abakristo bazahugira muri ubwo ntibafate umwanya wo gusenga, ahubwo bafata umwanya wo kujyana. Ngiye kubona mbona marayika abanduye inkota, aravuga ngo agiye guhana buri muntu wese wasebeje umukozi w'Imana, akavuga ku rupfu rwe nabi, kugira ngo abantu benshi bataza ku mwami Yesu. Imana irambwira ngo igiye guhana abantu yihanikiriye. Mwene data, niba warafashe umwanya wo kuvuga ku mukozi w'Imana, ugasebya umukozi w'Imana witwa ngo uri umupasiteri, Imana yavuze ngo ibanguye inkota yayo igiye guhana, kuko ubwobo wajugunyemo mwene so nawe nibwo uzagwamo. Imana igiye kunyereka irambwira ngo abadayimoni bongeye gukora inama, banyura muri social media, baravuga ngo reka duhagurutse ikintu cyo kugira ngo abakristo bajyane bakoresheje idarapo ry'abatinganyi. Imana igiye kunyereka, inyereka abantu benshi baracumuriye ku idarapo, kuri iriya darapo ryazamuwe muri ADPR. Abantu batangira gusakuza, abantu bavuza induru, batangira gusubiranamo. Abadayimoni baravuga ngo tuzatuma baryana, basebanye, basubiranemo, babura umwanya wo gusengera umurimo w'Imana. Imana igiye kumbwira irambwira ngo abantu benshi barasebanyije, baravuga koko, bamamaza abatinganyi aho kugira ngo bamamaze Yesu, bavuge idarapo aho kugira ngo bavuge Yesu. Imana irambwira ngo iyaba ririya ari idarapo ry'abatinganyi, umuntu wese yakaba yaramya idarapo ry'abatinganyi, umuntu wese aba ariramya, kuko Imana yagiye kumbwira irambwira ngo buri muntu wese urebe muri Google Chrome yawe, urasanga ari amadarapo bazamuye mu rusengero, muri iyo Google Chrome yafite muri telefone yawe. Irambwira ngo buri muntu wese arebe kuri Gmail, urasanga iyo muri Gmail yawe nawe irimo ariya mabara bazamuye. Imana irambwira ngo buri muntu wese yaba yararamanyaga idarapo ry'abatinganyi muri telefone ye atabizi. Imana irambwira ngo fata umwanya usenge, wikwita ku biri hanze aha, egera Imana, kuko Imana yambwiye ngo igiye kuza guhana. Yesu nashimwe cyane mwene data, reka nkwifurize kugubwa neza, amahoro ya Yesu abane nawe aho uherereye. Njyewe ndi Prophet Manivuga, nzanye message Imana impaye ku buzima bwawe n'ubuhanuzi budasanzwe Imana yampaye ku banyarwanda, cyangwa se abantu bose bumva ikinyarwanda. Imana imfashe ubwumve kandi ubusangiza abantu batanu, urabumfashije kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu. Maze iminsi ndi gusenga, Imana yarambwiye ngo sengera umurimo wanjye. Nafashe umwanya wo gusengera umurimo w'Imana. Imana yaje kumbwira ubuhanuzi bukomeye bwo gusangiza buri munyarwanda wese wumva ikinyarwanda. Ubwo nari ndyamye, Imana yanyeretse ahantu hari inama hagari cyane, ariko nabonaga iyo nama yari irimo abantu badasanzwe, ubona atari abantu. Imana irambwira ngo uritegereza bari abantu, ndayibwira ngo ndabitegereza. Imana irambwira ngo bariya ureba n'abadayimoni bari mu nama. Imana irambwira ngo tega amatwi wumve ibyo bavuga. Naje gutega amatwi numva ibyo bavuga. Ngiye kubona mbona banditse itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatandatu. Mbaza Imana ngo iriya tariki banditse ni iki? Imana irambwira ngo tega amatwi wumve ibyo baraza kuvuga. Naje gutega amatwi, ngiye kumva, numva ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo umukozi w'Imana Theogene yapfuye, yavuye muri uyu mubiri. Abadayimoni bakoze inama, baravuga ngo ni gute twakururira kuri uru rupfu rwa Theogene, tukarimbura imbaga y'abantu benshi tunyuze mu bashumba cyangwa abapasiteri, ariko twamaze gufata bugwate, bamaze kugwa batagifite agakiza, hanyuma bakagenda basebya urupfu rw'umukozi w'Imana, bigatuma abantu benshi batangira kujyana bagasubiranamo, bakibagirwa Imana. Abadayimoni baravuga ngo nicyo kizadufasha kwangiza isura y'umuntu witwaga ngo ni uw'Imana, abantu batangira bamushidikanyeho. Baravuga ngo reka dukoreshe bamwe mu bashumba. Abadayimoni bakoresha abashumba bakoreye Imana, barangije baragwa, ariko bakizi ngo baracyariho umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana waravuyemo kera. Batangira
kurira baravuga bati reka tunyure mu itangazamakuru muri social media, abashumba batangire basebye umukozi w'Imana, dushake n'ibimenyetso n'ibihamya, ariko basebye umuntu w'Imana. Abakristo bazahugira muri ubwo ntibafate umwanya wo gusenga, ahubwo bafata umwanya wo kujyana. Ngiye kubona mbona marayika abanduye inkota, aravuga ngo agiye guhana buri muntu wese wasebeje umukozi w'Imana, akavuga ku rupfu rwe nabi, kugira ngo abantu benshi bataza ku mwami Yesu. Imana irambwira ngo igiye guhana abantu yihanikiriye. Mwene data, niba warafashe umwanya wo kuvuga ku mukozi w'Imana, ugasebya umukozi w'Imana witwa ngo uri umupasiteri, Imana yavuze ngo ibanguye inkota yayo igiye guhana, kuko ubwobo wajugunyemo mwene so nawe nibwo uzagwamo. Imana igiye kunyereka irambwira ngo abadayimoni bongeye gukora inama, banyura muri social media, baravuga ngo reka duhagurutse ikintu cyo kugira ngo abakristo bajyane bakoresheje idarapo ry'abatinganyi. Imana igiye kunyereka, inyereka abantu benshi baracumuriye ku idarapo, kuri ririya darapo ryazamuwe muri ADPR. Abantu batangira gusakuza, abantu bavuza induru, batangira gusubiranamo. Abadayimoni baravuga ngo tuzatuma baryana, basebanye, basubiranemo, babura umwanya wo gusengera umurimo w'Imana. Imana igiye kumbwira irambwira ngo abantu benshi barasebanyije, baravuga koko, bamamaza abatinganyi aho kugira ngo bamamaze Yesu, bavuga idarapo aho kugira ngo bavuge Yesu. Imana irambwira ngo iyaba ririya ari idarapo ry'abatinganyi, umuntu wese yakaba yaramya idarapo ry'abatinganyi, umuntu wese aba ariramya. Kuko Imana igiye kumbwira irambwira ngo buri muntu wese urebe muri Google Chrome yawe, urasanga ari amadarapo bazamuye mu rusengero, muri iyo Google Chrome yafite muri telefone yawe. Irambwira ngo buri muntu wese arebe kuri Gmail, urasanga iyo muri Gmail yawe nawe irimo ari amabara bazamuye. Imana irambwira ngo buri muntu wese yaba yararamanyaga idarapo ry'abatinganyi muri telefone ye atabizi. Imana irambwira ngo fata umwanya usenge, wikwita ku biri hanze aha, egera Imana, kuko Imana yambwiye ngo igiye kuza guhana abitwa ngo ni abapasiteri. Bagiye kwandagara, bamwe bagiye kujya mu magereza, abandi bagiye gupfa impfu zitandukanye. Hari abantu bagiye kwandagara. Imana yambwiye ngo hari abantu benshi bazi ngo bahishe ibibi byabo, bavuga abandi. Imana yambwiye ngo igiye kubatwikurura nabo ibyabo bijya hanze. Nshuti yanjye, Imana yambwiye ngo nutihana ugarukira aho ugeze, isi igiye kukubona. Abantu benshi bagiye kugufataho ijambo. Imana yambwiye ngo kuko mwatsikamiye Imana, nayo igiye kuza gutsikamira abantu. Irambwira ngo mbwira abantu bari kurizwa n'umurimo w'Imana, babajwe n'umurimo w'Imana. Imana irambwira ngo nimuhagarare kigabo, mufunge izamu, kuko Imana yumvisha agahinda kanyu. Hari abantu bazamutse barasenga baririra umurimo w'Imana, bandi baramanuka imisozi baririra umurimo w'Imana. Imana yambwiye ngo yumvisha agahinda kanyu, yumva gusenga kwanyu, musengera itorero muri rusange. Imana igiye kuza kubahemba kandi igiye kuza kubatabara. Imana yambwiye ngo igiye guhagurutsa abahanuzi batazwi, bandi bibera mu cyaro, bamwe batazwi bataragaragara no kuri kamera. Imana irambwira ngo abone ibigiye guhagurutsa, kuko abo yahagurukije bamenyereye Imana, bagenda batsikamira abandi. Imana igiye kunyereka muri iyo nama, irambwira ngo abadayimoni bakoze inama yitwa mu nyangire n'ishari. Abantu bafite mu nyangire, wabona umuntu arazamutse ugatangira kumusebya, ukamuvuga, ukamwandagaza uko atari, ni ukubera umwuka w'ishari. Abadayimoni bazamukiye mu mujyi wa Kigali buzuye umwuka w'ishari. Abantu benshi bakagira ishari, umuntu akagirira ishari mwene se, yahanura umuntu akamugirira ishari, yavuga Imana akamugirira ishari. Imana irambwira ngo ishari rya bamwe rigiye gutuma abantu bafungwa, ishari rya bamwe rigiye gutuma abantu bandagara. Mwene data, ngabanya umwuka w'ishari, kuko ishari rigiye gutuma abantu benshi bandagara. Ikindi kintu Imana yambwiye, Imana yanyeretse itorosha. Itorosha irambwira ngo uko ureba ndi gusitimuza mu bantu benshi, nabuze inyangamugayo. Imana ibuze inyangamugayo mwene data. Ese uri inyangamugayo? Mu kazi ukora uri inyangamugayo? Muri business ukora uri inyangamugayo? Mu modoka yawe wahaye Imana umwanya? Imana yambwiye ngo ibabajwe nuko abantu bimye Imana umwanya. Mu modoka yawe Imana wayihayemo umwanya? Muri office yawe harimo umwanya w'Imana? Muri business harimo umwanya w'Imana? Ese uri kugenda Imana wayihaye umwanya w'akangahe? Imana irambwira ngo abantu benshi biyimikiye ibigirwamana. Satani agiye kuyobya abantu,
abantu benshi baheze inyuma y'umusaraba. Imana irambwira ngo umuntu wakuyemo inda, Imana irambwira ngo amaraso wamenye, niba warigeze ukuramo inda utaramanuka ngo wihane, Imana irambwira ngo ibyo wakoze mu ibanga igiye kubishira ku karubanda. Hari abantu benshi bagiye gukubitwa inkoni n'Imana, benshi bandagare, abandi bakogwa n'isoni. Imana yambwiye ngo dusengere intara y'amajyaruguru n'iburengerazuba. Imana irambwira ngo abadayimoni bageze mu butaka barumbya imyaka ya benshi, bafata ubutaka bakuramo ifumbire kugira ngo abantu ntibazongere gusarura ikintu cyitwa ibirayi. Dusengera akarere k'amajyaruguru kamwe keragamo ibirayi n'intara y'uburengerazuba, kuko Satani yageze mu myaka yanyu kugira ngo mutazongera gusarura. Muzaheruke mubiba mu biba imbuto ariko ntimusarure, muvunike murima, muvunike mushaka ifumbire ariko umusaruro ntimuzigere muwubona. Tugomba gusengera intara y'amajyaruguru. Ikindi Imana yambwiye ngo mu gihugu cy'i Burundi Satani yaragiye guhagurutsa umwuka utari mwiza, abantu bagatangira gusubiranamo, bagashwana, bakaryana, yewe rimwe na rimwe hakameneka amaraso mu ibanga rikomeye. Imana irambwira ngo ije mu gihugu cy'i Burundi, izanye imbabazi zayo, kuko harimo abarundi basengeye igihugu, harimo abarundi bazize ubusa, bari mu magereza. Imana yambwiye ngo ugeze mu magereza y'u Burundi, irambwira ngo harimo abantu benshi bafunzwe bazira ubusa, bafunzwe barengana, bafungishijwe n'amafaranga. Hari abandi baturutse igihugu bitewe n'ubugizi bwa nabi. Imana irambwira ngo abarundi Imana igiye kubasubiza muri gakondo yabo, kandi gakondo yabo y'isezerano, abavuye mu byabo mutazi impamvu, Imana igiye kubasubiza mu mugabane wanyu. Imana irambwira ngo mbwire abanyarwanda bari hanze y'igihugu ngo dore Satani yabateje ikintu cyitwa inyatsi, mugakora mukavunikira ubusa. Irambwira ngo mupfukame musengere akazi mukora, musengere n'amafaranga mubona, kuko Satani yamaze kubateza inyatsi. Azajya bareka mukore, muvunike, mujye mu bihugu byateye imbere ariko ntimutere imbere. Imana irambwira ngo Satani yabatunzeho inkoni ivuga ngo ntimuzagera aho mugera. Ugakora akazi ukabona umuntu araguhagurukira kugwanyije, ntacyo mupfa, utanamuzi, mutanaraturutse hamwe, akakugirira ishyari, wabona amafaranga akaba ari bw'ibibazo bitaha iwawe. Imana irambwira ngo abantu bari hanze, abana banyu Satani yabateje kutagira ubwenge kandi ntacyo mudakora. Imana irambwira ngo uwasenze by'ukuri igiye kuza kumuhemba. Imana irambwira ngo hari abantu bahora bitotomba ngo batanze bashyigikira umurimo w'Imana. Imana irambwira ngo niba hari ikintu watanze, ntabwo wahaye umwana w'umuntu, wahaye Imana. Imana yakumvise, icecekere wivuze induru. Imana irambwira ngo hari abantu benshi Satani yateje umwuka wo kuva, abandi bateza umwuka wa diyabete, abandi bateza umuvuduko w'amaraso, abandi bateza amakanseri adashira. Imana irambwira ngo hari imbaraga zabateye, bamwe muri mu bihugu byo hanze muhora murota inzozi z'abantu bapfuye. Imana irambwira ngo ni umwuka wabakurikiranaga, Imana igiye kuza kubakuraho. Ikindi kintu Imana yambwiye, yanyeretse ubwoko bw'abanyamurenge, ndabonaga bushinga idarapo ku misozi miremire yo muri Kongo. Imana irambwira ngo ukubona batatanye, igihe kirageze. Imana yumvishe gusenga kwa bamwe, banishe bararira basengera igihugu cyabo. Imana irambwira ngo ibashingiye idarapo ku musozi w'iwanyu, Imana igiye kongera kubatabara. Imana irambwira ngo hari amasengesho y'abakiranutsi Imana yahaye agaciro, yumvishe gusenga kwabo, barize ku manywa na nijoro. Imana irambwira ngo mbwire abanyarwanda muri rusange ngo umuntu wese asenge, uwasengaga rimwe asenge kabiri, kuko igihe kirageze. Umuntu wakoreye Imana by'ukuri akagaragara, umuntu wakoreye Imana ikamutabara. Imana irambwira ngo ariko hari abigiye gutwikurura ikandagaza. Imana irambwira ngo niba warakuyemo inda, Imana yambwiye ngo igiye kuguhana wihanikiriye, kuko wababaje Imana. Imana irambwira ngo hari abakobwa benshi batazongera kubona abagabo, bagiye kugumirwa, kubera ko Satani yamaze guteza mu basore umwuka w'irari ryo gukunda amafaranga 70%. Bajye bashaka abantu bakoze divorce kuko aribo bafite imitungo, cyangwa bashaka abakecuru bari hanze y'igihugu. Satani abazinura abakobwa. N'ubu uri umukobwa ukaba udafite mwuka wera, kubona umugabo bizakugora. Uzabona umugabo kuko wasenze.
Imana irangije irambwira ngo hari abantu babaye indyari, Imana igiye kuza gushira ku karubanda. Mwene data, ndagira nkubwire ngo wongere usenge, Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Amazina yanjye ni Prophet Manivuga, ni message narinzanye Imana yampaye ngo tuganire. Nimero yanjye ni 078 734 9941. Umpamagaye twasengana Imana. Maze iminsi ndi gusenga, anyuma amateraniro yacu azajya buri kuwa kane, anyuma buri gitondo tuzajya tubyukira muri Nibature dusenga Imana kuri Zoom. Nshimire buri muntu wese udufasha mu murimo w'Imana. Waba waraduhaye intebe kuko twari tuzikeneye, Imana iguha umugisha. Namwe mukomeje kwitanga kugira ngo tugure kamera. Nawe niba waboneka muri uwo mubare wanyandikira ugatanga uko ushoboye kugira ngo dufatanye kugura amakamera kugira ngo tujye dusengana live. Imana iguha umugisha. Shalom. Iyo message uyintangire niha abantu batanu. Imana igira ibintu bitanu ikora mu buzima bwawe kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu. Shalom.